Hello nshuti zanjye mumeze gute? Nongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikiye umunsi ku wundi. Amakuru yari meza se? Nizere ko mumeze neza. Yesu abamere umugisha, mukomeze kugira umunsi mwiza. Turi kumwe kuri YouTube channel yacu Menya Byose TV Pole. Neza. Nongeye gusuhuza abantu bashyashya batungukiye kuri YouTube channel yacu. Muraba agaciro, welcome. Se mwaba mwarakanze subscribe? Niba utarakanze subscribe, reba iyo buto yaho hasi yanditseho subscribe, maze ukande subscribe. Ujye ubana natwe umunsi ku wundi. Uruwa agaciro. Ngiye gushimira mwebwe mwakanze subscribe, bakura ingofero, muri abantu b'abagabo. Welcome kwino channel yacu. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ese ni gute nabasha kureba amasaha maze kugira kuri ngiye ukoresha YouTube. Ni ubuhe buryo wakoresha kugira ngo mbashe kumenya amasaha yose hamwe maze kugira kuri YouTube yanjye. Kambasobanurira akantu ku kandi. Mube telefone yanjye, uragomba kuba muri phone yawe ufitemo application yitwa YouTube Studio. Urayifite? Wowe mushyashya, kanda subscribe, iyi video uyisharinge, nihagira ikintu igufashaho unyandikire muri comment iti yamfashije, icyo wifuza ko nazagusobanurira ubutaha nacyo ukinyandikire. Siko? Welcome. Ngwino muri YouTube Studio yawe. Ngiyi hano uraza ukandeho. Nuza uratungukiramo hano. Ese channel ushaka kureba, ushobora kwibaza ikibazo nk'iki ngiki. Ko mfite channel ebyiri cyangwa se nkaba ndi kubona channel nungukiyeho atari yanjye. Na email nungukiyeho na YouTube ifite. Uraza ukanda hano kwa kano gafoto kano mu nguni gatoya, uraza ugakandeho. Nurangiza hano urahita uhitamo YouTube channel yawe. Uraza ukanda hano handitse switch account. Wahabonye, utegereze bifunguke. Hano urabibuze guhita uhitamo channel ushaka kurebaho amasaha yawe. Urabibona? Njyewe ni iyi ngiyi iri, muraza uhitemo yemezeho gutya. Nurangiza urabona ko hano Menya Byose TV Pole. Izi ni total subscribe, urazibona? Mbakura ingofero, muraba agaciro. Mwebwe mungejeje ahangaha kuri izi subscribe, mushyigikira ibihangano byanjye, muraba agaciro. Kanda subscribe, gahunda dufite ni ukuzuza abasubscribe 2,000. Urabona ko tumaze kubona 1,119. Rero courage, mukomeze gukanda subscribe, muna sharing izi video zigere ku bandi. Urabona hepfo handitse view. Izi zo nibyerekanye na views umuntu abagize. Nzabibasobanurira uyu munsi twebwe tuje kureba amasaha umuntu amaze kugezamo. Urabona hano handitse watch time hour. Ahangaha 40:8. Aya ni amasaha tubashije kuba twagira mu gihe kingana n'icyumweru n'iminsi 7. Urabona ko arayo. Niba wowe nta masaha uri kubona agenda azamuka, komeza ukore cyane, bizakunda shuti. Bizakunda. Uraza uzamure. Urabona ni byinshi cyane. Uraza ukanda hano hepfo handitse analytics. Urabibona? Hepfo ha kabiri uhereye hano ku ruhande. Uraza ubare aha kabiri, nuhagera uje kano ka gatatu aba ariko wemeza, ukatukemeza kangaka. Urakemezaho, reka dutegereze turebe. Tayare ngizi watch time. Aya ni amasaha tubashije kuba tumaze kuba twagira. Urayabona hano. Tumaze kugira 1:9. Ubwo harabura igice kimwe ngo twuzuze 2,000. 2 ebyiri
za watch time. Izi sorry gake, izi ni views. Twebwe turi gushaka watch time. Urakaraga ujyana ibumoso. Watch time ngizi hano. Usurakomeza ukarage. Izi ni subscribe. Wongere ukarage. Ndategereza bifunguke. Wongere ukarage. Turongera hano nanone dukarage. Wongere dukarage. Wongere dukarage. Twimuke kuri kano kahano hejuru kanditse ODS. Nako turi buze gukaraga. Dukarage. Hano turategerezaho. Tuze dukanda hano handitse overview. Izi ni za watch time. Uraza ukanda hano hantu hari agashimo. Hano kuri watch time urahabona akantu k'agashimo gatoya. Uraza ugakandeho. Ugacunga aba ariko ukoraho. Teyare uratungukira ahantu hameze gutya. Urabona hano ni amasaha umaze kugira, ni watch time umaze kugira mu gihe cy'iminsi 28. Hano dukanze hano hino ni iminsi 90 batuzanira. Hano dukanze hano 365 ni iminsi ingana gutya. Iyi ni iminsi myinshi cyane igizwe n'umwaka. Niho turakanda kugira ngo tujye tubona view amasaha tumaze kugira. Niho turahita dukanda. Turaza dukandeho. Turaza dukandeho. Urabona ko hano dutungukiye muri video. Hano uramanura ujyana hasi. Ngaya amasaha tumaze rero kuba twagira. Urayabona? Dore naya ngaye. Amasaha watch time hano hasi. Watch time hawa hano icya 841 n'ibice 7. Urabibona? Izi nizo aya niyo watch time, niyo bitwakita amasaha yose amwe imbumbe tumaze kugira. Niba uri kubona amasaha atari kuzamuka, komeza ukore cyane inshuti yanjye, ntucike intege. Bizakunda natwe nuko bigenda dutangira byanga, ariko biri kugenda bizamuka bikunda bizageraho bikunde. Urabona hano hano hepfo bahita batwereka icyatuzaniye ayo masaha. Urabona iyi video ya mbere yararebwe ku kigero cyiza cyane gishimishije, aho yarebwe ikatuzanira amasaha 4. Hano hepfo iyi ngiyi nayo irarebwa ituzanira amasaha 36. Hano hepfo naho irarebwa uko wafungura WhatsApp ituzanira amasaha 17. Uko bigenda bikurikirana urabibona. Uri kumwe uragenda urabibona uko bigenda bikurikirana, niko amasaha yagiye agenda yinjira. Urabibona? Nuko nguku nibyo byagiye bituzanira amasaha angana gutya. Ubwo ngubwo ndabashimiye mwebwe twabanye. Nzongera mbasobanurire uko wareba views hose hamwe umaze kugira, aricyo abantu bakurebye mu gihe kingana n'umwaka cyangwa igihe cyose wafunguriye YouTube channel yawe. Ibuka gukora subscribe. Muraba agaciro. Komeze kugira ibihe byiza. Bye naho ubutaha.